bakirirwa biruka inyuma yanyu mwebwe mu bayobozi kubera iki? Ariko ngiye kamabwiye iyo wamenye ndamukubita rwose, ntabwo wamenye gukora ibyo ngibyo mujyaho mukamutetesha, ariko iyo namumenye ntarara. Ngabo ba meya uheruka ejo bundi ninde ni Kayonza ni aba Kayonza ni bande hano? Ni Kayonza ni habaye iki? Local government minister ari hano? Yes, habaye iki muri Kayonza? Ubwo rega nabwo ndavuga urugero rumwe mu ngero igihumbi nazibaha, ariko reka duhere kuri urwo ngo. Your Excellency, muri Kayonza habaye ikibazo cy'ubuyobozi butita ku baturage, kutamenya ibibazo bafite, ariko no kudakorana, kutumvikana hagati y'abayobozi. Bituma rero bapfiki hagati yabo, icyo batumvikanaho ni iki? Nuko nibyo bagabana baba bibye ni iki? Ni abayobozi batavugana, navuga ko ari imico mibi yo kudakorana, bigatuma n'ibyo bashinzwe gukurikirana mu kwita ku bibazo by'abaturage nabyo bidindira, abaturage bakabura uwo batabaza kandi abayobozi bahari. Nyuma byaje kugenda gute? Cyavuyemo nuko abaturage kubera kuburira icyizere abo bayobozi bageze aho bitabaza abahisi n'abagenzi, by'umwihariko ku bibazo by'amapfa yari yatewe n'izuba ryinshi. Izuba se uwo muyobozi yari gutanga izuba? Ntabwo ari byo. Ndavuga yakoraga byaje kubaviramo uko byaje kuba n'iki? Yes sir, bifite aho bihuriye kubera yuko ubusanzwe abaturage bagaragaje ko bafite ikibazo ko bashonje, leta ifite uburyo yabagoboka, ariko icyo gihe kubera ko abayobozi bari bahugiye mu kutumvikana ntabwo babashe kubikurikirana. Bari bahugiye mu ko bo batari bashonje, bo ntibari bashonje ga nicyo kibazo. Yes sir. Ntibumva babaganyira bashonje. Ntabwo ari kutavugana nuko nabwo buri wese yari afite ibyo akora bimuha iby'abandi badafite. Hanyuma uko byagenze rero ni uko abayobozi babishinzwe babonye ko abayobozi badakwiye gukomeza kuyobora akarere, babakuraho. Byamaze igihe kingana iki? Your Excellency, byamaze igihe kinini kuko baganirijwe inshuro nyinshi n'inzego zitandukanye, ariko gufata umwanzuro nyirizina wo kubakuraho ugereranije n'ibibazo byari bihari byaratinze. Yes, bitinda kubera iki mwebwe mwicaye aha ngaha kumuha? Ari abari muri minisiteri bashinzwe, ari abandi babibona, ari ku zindi nzego, birinda gutinda bikagira ubwo bigeza abantu hariya kubera iki? Ntabwo ari we ikibazo, ntabwo ari we nkibaza gusa, ndakibaza abo bantu bari hano bose ku nzego zabo, buri wese ku rwego. Icyo mbibabariza mwese ni uko ibi bivuzwe n'ubwo bivugwa i Kayonza, biri n'ahandi hose bimeze gutyo. Biba mubireba mukabyihorera, nibyo binavugaga, kubera ko abayobozi bo baba badashonje, bo ntacyo babuze, ntabwo bita ku bandi bakeneye bo ibyo bashaka abo ngabo. Hari kesi
ni Bugarama, za Rusizi, ibintu bijyanye n'imihanda babicariye umuntu wa infrastructure. Yes, mumbwire kiriya kibazo cy'umuhanda watengutse usigaye ngira ngo usigaye warahindutse umurima, barahinga bahinga mu muhanda. Byarinze bigera hariya kubera iki? Icyo kintu icyo kibazo cy'umuhanda ngira ngo nakivuze hari ubundi igeze kujya ni 2017 ni ibintu mperuka kera, ariko umuhanda warasibye. Ejo bundi abantu barinda umutekano nibo babimbwiye rwose, badafite ahantu banyura, badafite uko bagenda. Ikibazo cyagenze giti minisita? Mu by'ukuri Your Excellency, twavuga ko habayeho uburangare ku rwego rwacu nka Ministry mu guhitamo ibishyirwa imbere mu ikorwa ry'imihanda, kuko hari imihanda myinshi yakozwe kuva byavugwa mwabisaba ndetse n'abaturage babisaba kuva imyaka yashize 2017, kuko mu by'ukuri uriya muhanda warangije ubuzima bwawo wari wagenewe muri 2017. Kuva icyo gihe umuhanda wari ukeneye guhita usanwa. Ni umuhanda w'ingenzi uhuza igihugu cyacu n'ibihugu duturanye ndetse ukanafasha inganda ziri hariya. Habaye ikirego byagenze gute? Icyabayeho ni ukudashyira ku murongo neza priority uburyo ninde ubikora? Ni twebwe nka Minisiteri y'Ibikorwa Remezo twagombye kuba twarabikoze. Erega natwe ibyo tubifitemo uruhare, ariko nta n'ubitubwira. Priority mwigendera priority gusa mushatse zigatandukana n'iz'igihugu muri rusange zikwiye. Ni amakosa twakoze kandi turayasabira imbabazi, ariko tuzagenda tubikosora. Uzi ko imyaka yose nicyo kiba igisubizo, nicyo abantu barangiriza. Nuko bisabira imbabazi, ejo bikazongera bigasabirwa imbabazi, nuko ariko tubikomereza ibyo dukora. Ubu bwaba uburyo bwo gukorera igihugu cyanyu gute? Ariko uravuga ko amafaranga yabuze yo gukora uwo muhanda? Ntabwo amafaranga yari yabuze, ahubwo ni ukudashyira ku murongo neza ngo tumenye ibikwiye guherwaho n'ibikurikira. Ibyo se bizakorwa nande? Tuzabikorerwa nande? Niba minisiteri bishinzwe itabikurikirana n'izindi nzego ntizibikurikirane, ubwo bishinzwe ndi bizakorwa gute nande? N'ubuyobozi ndetse bw'akarere ubwabo bakwiye kuba babifitemo uruhare. Byagenze gute? Urebye akarere kagiye katumenyesha ko hari ikibazo. Urumva ibyo akarere ko kakoze ibyabo karabamenyeshaga, kakirwa kabasaba ko dufite mwe mukicecekera. Ntabwo twihuse bihagije. Nta nubwo mwihuse na busa, ntabwo ari ukuhanyura. Ariko se ibi bigenda bigaruka, imyaka ikaba 5, ikaba 10, ikaba 15, ikaba 20, muragira ngo abantu bagire bati? Nibyo navugaga, biriya ureba Genizi bajya ku muhanda, ni Genizi harya niko babyita, bagatera amabuye babampa ngo babankubitire, babirukanse ku manywa y'ihangwe. Nge nzi ko bazambabarira, ntabwo bazapfa nanjye. Bazi ko ntabarimo kabisa abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko rero ikibazo ni uko
aba mvuga ngo bampa ngo babankubitire nabo ni ingenzi ubwo se bizagenda gute namwe ko muri urwo rugero ubwo murakora ubona iki kibazo yakigenza ate ibintu byahoraho imyaka igashira indi ikaza muri aho mukabisabira imbabazi gusa uzi akantu kamwe maze kuvanamo muri ibyo bicarira biriya avugaga bisa n'ibitagira priority ngo bagize usibye ko batagize priority bakora bakanabitindana uzi impamvu ariko imwe muri zo ntabwo ariyo yonyine aba bayobozi baba bato cyangwa baba bakuru mu by'ukuri ntibahari ntabwo baba hano ntabwo bahari ugiye kubara ingendo bagenda bibera hanze mu makonferensi conferences bafite rero n'ibyo bakoresha u Rwanda barugize igitangaza ngo barashaka kureba babyita iki best practice ngo best practice iba mu Rwanda ngo bakirwa bahamagara ubu habona ba ministers nka 5 6 kugera ku 10 bose barandika basaba kugenda nkabaza barajyahe ngo bagiye baramutumiye kandi biri important ko bajyayo bagiye gutanga amasomo amasomo ujya gutanga se wowe yakumariye iki wabanje ukareba ayo masomo ugiye gutanga wowe icyo akumariye icyo navanye mu prime minister ubu minisita kuzongera guhaguruka hano akavuga ngo aragiye muzajya mubanza munsobanurire icyo agiye kuzana kiruta icyo yari akwiriye kuba atanga ku banyarwanda kuba ari hano ariko iri genda ryandambiye Prime Minister undebe unyumve ngo ryandambiye murabyumva n'aba ba ministers bamwe bari hano mu nyumve iri genda ryabo ryandambiye muzaye mubanza musobanurire neza si ukubisobanura neza gusa muzajya munabisobanura mu gihe tubanze twumvikane icyo turi butakaze umuyobozi natagenda natajya hariya bamutumiye icyo turi butakaze ni iki ndashaka kukimenya ariko icyo gihe bikwibutsa n'icyo uri butakaze nibaramuka bagiye tubyumvikaneho turebe ikinyuranyo cyabyo ubu ndaza kubafunga rwose kubafungira kandi hamwe twashyize abayobozi ugasanga abaminisitiri babiri nko muri minisiteri imwe sibyo ariko hakaba ubwo bagiye bose bombi uko ari babiri bitari minisiteri imwe bitari minisiteri yindi ya kabiri 3 4 abantu bose bagiye kandi uko bagenda rero nabyo mubimenye
ubu isigaye ubundi iri connected, ariko iyo bagiye ntumubona, naho mushakiye yagiye ntumubona, ukabaza ariko se aho wagiye hataba telefone ni hehe? bo mu mutwe kugenda ni ugukupa connection, n'abagifitanye isano n'aho aturuka. Yagiye n'uwabariye ibyo Prime Minister biraza guhagarara byanze bikunze. Okay? Now, hanyuma ibihe yahagaze gutyo, dusigarane cya kibazo cyo kutamenya priorities hano, ariko muri hano ubwo nabyo tugikemure. Impamvu ministry idashobora kumenya priorities nabyo tuzabimenya, nabyo tugomba kubimenya.